na nabyirutse mbana na mukadata, ariko naje kubaza amakuru y'ababyeyi bambwira ko mama yitabye Imana mfite amezi 2. Ufite amezi 2? Ego. Mbajije ya data bambwira ko nawe yaba yaritabye Imana mfite nk'imyaka 2. Urugendo rw'ubuzima ni urugendo rwari rundemereye cyane kandi na n'ubu rukindemereye. Kuwa mbere najyaga gutonora imyumbati, ari kuntu nyine batonora imyumbati ikaba ari myinshi bakabara ku kiro cyangwa se ku ibasi. Uri umunyeshuri se? Ego. Wari ufite imyaka ingahe Marie? Kuva ku myaka 7 nibwo ibyo bintu nabitangiye. Saza wacu kugira ngo nyicane mu rumuna wanjye ndeba mumpe nanakwishyura 2,000 ngende twibanire. Saza njya musubiza ijambo rimwe ati iyo udashaka ko apfuba waramujyanye mbere. Cyase aba yabikubwiye ukaba wayamuhaye nkaza yamu. Nje nta kintu navuganye nawe genda. Nari mfite kumuhingira. Mfite amasambu. Ariko 2021 mu kwezi kwa mbere yatangiye kujya ambwira ngo ugomba kujya unyishyura. Uwo nguwo se? Musaza wanjye. Umwishyura iki? Nanjye icyo kibazo nicyo cyamatsiko namubajije. Ndajya nkwishyura iki? Arambwa tutekereza ko hano uryamye atari kwaso. Ese ubona hari undi muntu hano ukugaburira ni njye ukugaburira. Umusaza wawe mufukana ku babyeyi bose se? Ego. Tangira kujya nsaba 500 ya buri munsi. Nagakoze amezi 8. Amezi 8? Ego. Ubumba? Ego. Amatafari? Yego. Ubwo se ku munsi wakoreraga nkangahe Marie? Ku munsi nashoboraga kuzinduka ngabumba nk'amatafari ntago abagoye nka 500, 450. No. Wari ufite imyaka ingahe? 16. Ukabumba amatafari 500? Ntago abagoye, agafuramo kavanamo udutafari 2 icyarimwe. Kandi mu minota 2 umaze kudukuramo. Mu minota 2? Iyo ufite urwondo nta babigoye. Ukabumba amatafari 500? Yego. Ubwo kishyurwa ngahe? Itafari twari bumbiraga 4. Amafaranga 4? 1, 2, 3, 4. Atari 5, atari 10, amafaranga 4. 10 nta warigo akabumbirwa 4 cyangwa kabumbirwa 4 cyangwa 5. Reka mbabwire inkuru nziza igimpumuriza. Wowe uremerewe n'intimba n'imibabaro. Dore mu mutima wawe uhora uvirirana. Nyamara ubwawe nturamenya aho wakirira. Humura haracyari ibyiringiro byo gukira. Ntukihebe rwose nturarenza urukiriro. Hari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Uwo ni wowe byiringiro byo gukira kwawe. Naho bose bakureka Yesu ntiyakureka. Harimo agace nagiye ngenera abantu bababaye. Nanjye nayanze mbabaye cyane. Hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 2022. Nari mbabaye cyane ku buryo badorokasi besoresora indirimbo yitwa Nzakomora. Mu munsi ku itariki ya 18 nibwo iyo ndirimbo yasohotse Nzakomora. Nayize ari indirimbo itimfasha. Ko nashatse kujya mu bintu bijyanye n'ubuhanzi. Biramfana. Byo gupfanya bitese. Kwikofi habaye hatoye. Ufite impano iyo kuririmba? Yego. Yeah. Wigize gutekereza kwandika indirimbo? Tuzaririmbana nabera. Tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo. N'amarira azaba mu ijuru.
Yes, turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana mwebwe mudukurikiranira muri mu Rwanda mu mpande enye z'igihugu cyacu ndetse n'umujyi wa Kigali, namwe kandi muri hanze y'u Rwanda. Dore mwese tubahereje ikaze kuri Embassy TV, aho tuganirira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ndetse n'ubuhamya ku bantu b'Imana bagiye batandukanye. Iyi rero ni Embassy TV, ngende Dani nk'ibisanzwe mumaze kumenyera, ndi kumwe n'umutumirwa ugiye kudusangiza ubuhamya bukomeye yanyuzemo bw'ubuzima bwe. Ndagira ngo rero tuze kugendana hamwe kugira ngo tuze twese kubutega amatwi, tugire ibyo twungukiramo, Imana twese irusheho kuduhaza ibyiza. Ndagira ngo dutange isengesho, ariko kandi manze nshimire wewe wakoze subscribe, nawe kandi utarayikora, ni igihe cyawe cyo kugira ngo nawe ube umwambasaderi, twese dufatanye kwamamaza inkuru nziza ndetse dufatanye kugenda uru rugendo rugana aheza mu ijuru nk'uko Bibiliya ndetse na Yesu Kristo yabidusezeranije. Ndagira ngo dutange isengesho, umwuka w'Imana aze kubana natwe. Mana, izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe buze kandi ubushake bwawe ku kiremwa muntu bukomeze bwuzuzwe. Dore kandi twongeye kwicara kuri ibi byuma, turagira ngo ubutumwa turi buhatambukirize n'ubuhamya turi buhatambukirize twese butwubake, butugire abo kwizerwa mu maso yawe ndetse n'amaso y'abantu. Uhereye none bibe uko ubishaka, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Yego, Imana igumugisha. Uraho? Uraba neza? Yesu ashimwe. Ahimbaza. Yego, twishimiye kuba turi kumwe nawe. Yego, natwe turishimye. Uhawe ikaze. Wari winjira muri ambasade? Ni ubwa mbere. Ubu rero wayigezeho. Yego. Yes, hanyuma naza kugusaba ugatangira wibwira abantu badukurikiranye. Nge nakwibwiye ni Dani, we witwa nde? Anje nitwa Mary. Nge navuze rimwe, nawe nibyo uhisemo? Uwiturije Mary. Uwiturije Mary? Yeah. Mary, amakuru? Ni meza. Umeze neza? Yego. Yego, tuguhaye ikaze kugira ngo utuganirize urugendo rw'ubuzima bwawe wanyuzemo kugeza uyu munsi turi kukubona. Umeze neza? Rumeze neza. Uhumeke, wiyumvemo ikaze. Abantu mugiye kuganira ni ababyeyi, n'urungano, n'abakuze, n'abato, abantu bose nibo mugiye kuganira. Ndagira ngo rero wiyumvemo ikaze, ariko cyane wumve ko uri kuganira na Dani. Urakoze cyane kuduha ikaze. Yego. Mary, ubusanzwe wavukiye hehe? Ubuzima bwawe bwagenze bute? Tangira utwinjiza mu buzima bwawe, Mary tumumenye. Mary. Navukiye mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Wavukiye mu ntara y'Amajyepfo, hitwa ngo iki? Mu kuvukira mu ntara y'Amajyepfo nabyirutse mbana na mukadata, ariko naje kubaza amakuru y'ababyeyi bambwira ko mama yitabye Imana mfite amezi 2. Ufite amezi 2? Yego. Mbajije aya data bambwira ko nawe yaba yaritabye Imana mfite nk'imyaka 2. Urugendo rw'ubuzima ni urugendo rwari rundemereye cyane kandi na n'ubu rukindemereye. Nk'uko gukura nta babyeyi nabonye, nicyo gikomere nagize cya mbere mu buzima, kugeza na n'ubu kucyakira uretse kwihangana mba numva nta kundi. Nagize imyaka 5 mbana na musaza wanjye, shaka umugore. Ngize imyaka 6 ubwo natangiye kujya mu ishuri. Ntabwo nize ibi bya nasari, njye nahise njya muri primary. Nageze mu ishuri kuva ku myaka 6. Narinze ndangiza gukora examination ya leta P6 2018. Ntarabona urukweto rwa musaza wanjye cyangwa ikayi ye, nta kintu yari yamfasha. Wigaga wabaga hute? Amajyepfo ni ahantu haba akazi. Narabikunze cyane.
kandi ntabwo nari umunebwe ku buryo nanga gukora. none se ko wari uri mu ishuri wawe wigaga ukora bigakunda? Okay. Byabaga bengoye ariko nari mfite directrice yaranyumvaga. Ku wa mbere najyaga gutonora imyumbati, ari kuntu nyine batonora imyumbati ikaba ari myinshi bakabara ku kiro cyangwa se ku ibasi. Uri umunyeshuri se? Ego. Wari ufite imyaka ingahe Marie? Kuva ku myaka 7 nibwo ibyo bintu nabitangiye. Uretse gatoya ngo wari ufite imyaka 7 nibwo watangiye gutonora imyumbati se? Yes. Imyaka 7 y'amavuko? Yes. Ukabifatanya no kwiga? Narabifatanyaga. Kuko nta mituweli nagiraga, nta kayi, nta minerivare, kandi byose ninjye byavagaho. Ego. Urugendo rw'ubuzima rwagenze rute ku buryo wisanze uri kumwe na musaza wawe ariko kandi utangira gutonora imyumbati ku myaka 7? Mbere yaradufashaga utarazana umugore, ariko yazanye umugore biba ngombwa yuko atangira kwita ku muryango w'umugore, kandi umwana wo mu rugo ni njye mutoya. Ubwo muri abana bangahe mu rugo? Turi 6. Byabaye ngombwa yuko hari n'undi musaza wacu nawe ushaka, nawe ashaka batumvikana, gusa biba ngombwa nyine ko nsaba kujya kubana nawe nkamufasha abana. Mbikoze undi nawe bihera ko dushwana. Naragiye nsubiyeyo kuhaba, urumva nari nyikomeje ishuri, gusa nari ntangiye kugera mu wa 4 primaire. Nanone nsanga ibintu biracyari bya bindi. Gusa ndagenda nganiriza directrice, arambwira ati ikintu twagufasha ni kimwe, tugiye kukuruhura kujya utanga mituweli. Nishyuye mituweli ahita nkura ku cyiciro, mitambura icyiciro, kandi kugeza na n'ubu niko bikimeze. N'uyu munsi niko bikimeze? Yego. N'uyu munsi nta kiciro ugira? Nageze pifo ndakomeza ndiga ko nari narabimenyereye, mbona nta bundi buzima, nkagira igihe cyo kujya gushaka amafaranga, nkaza nkabona y'inkweto, ayikaya, yo kwiyogoshesha, nyine byose bisaba umunyeshuri. None si byo byose wabikora ufite imyaka 7? Urumva nari maze gukura ngeze mu myaka 10-11. Nageze pifo ndakomeza, gusa ntago nari umuswa mu ishuri, ndakomeza njya mu wa 5, ngeze senior primary 6, naje kujya gukora extent y'akarere, baramubwira ati umukobwa wawe yarwaye. We yanze kubyumva, aramubwira ati ntari bini mu mwohereza ataye, gusa ntago ari hafi kwagenda n'amaguru. Byabaye ngombwa yuko nkoresha muri tike muri ya mafaranga nagiye nzigama. Twagiye kuri examination ya leta, gusa nari naracitse intege zo gukomeza kwiga, kuko numvaga nta mahirwe mfite yo gukomeza. Nahise ngenda nkora uko nshoboye, gusa naje mu cyiciro cya 2. Ntago nzabyibagirwa, twajyana mu isoko mu Ruhango, angurira uniform umusaza wanjye za secondaire. Tuzigejeje mu rugo, muramukazi wanjye arongera arazigurisha. Arazigurisha kandi mwaziguze? Ari zawe? Ku buryo nta mwana mu rugo abashije kurenga muri primary 6. Ntago byakunze ko nkomeza, gusa ibyo ntago byandemereye. Ikintu cyandemereye ni ubuzima bwaho nyuma, uko byaje kungendekera. Bakuru banjye baje gushakira imibereho muri Kigali, masigara njyenyine. Urumva nari nsigaye nisanzuye ku buryo najya gutonora iyo myumbati no gutotora ubunyobwa, nyine gushakisha amafaranga mu buryo bushoboka. Ariko we ntago byari bigikunze. Nari mfite kumuhingira, mfite amasambu, ariko 2021
mu kwezi kwa mbere yatangiye kujya ambwira ngo ugomba kujya unyishyura. uwo nguwo se musaza wanjye umwishyura iki? nanjye icyo kibazo nicyo cy'amatsiko namubajije. ndajya nkwishyura iki? arambwira tutekereza ko hano uryamye atari kwa so? ese ubona hari undi muntu hano ukugaburira? ni njye ukugaburira. musaza wawe muvukana ku babyeyi bose se? ego. tangira kujya nsaba 500 ya buri munsi. ntawe nari mfite yo kuyakura. abaturanyi benshi bari baramfashije nabo bamaze kurambirwa. hari mukuru wanjye wakodeshaga indi nzu bajya batubwira ngo niyo mu rugo basize, ariko we ntabwo ajya bitwemerera. yayikodeshaga ku kwezi acururizamo kantine. umunsi wa mbere byatangiye ari ku isabato nabwo ndavuga nta kibazo nzajya nyashaka. bukiye ku cyumweru umugore arambwira ati byuka tujye guhinga. sinabona uko njya kuyashakisha. twageze ku wa kabiri, iyo minsi ine yari maze kuba 2,000. yaraje nijoro arankubita bya hatari. aragukubita aguhora ko utayabonye se? ko ntamwishyuye. arankubita. mukuru wanjye agera aho azankubise yakinze ku gipangu. mukuru wanjye yakomanga afite umujinya mwinshi cyane. musaza wanjye ajya kumukingurira. undi yinjiye mu gipangu aramubwira ati umva rero musaza wacu, kugira ngo nyicane murumuna wanjye ndeba, mumpe nanakwishyura 2,000 ngende twibanire. musaza wanjye amusubiza ijambo rimwe ati iyo udashaka ko apfa uba waramujyanye mbere. cyangwa se aba yabikubwiye ukaba wayamuhaye nkazayamu. njye nta kintu navuganye nawe, genda. mukuru wanjye nawe nyabikaze nawe batangiye kumukubita. yabwana nako ngo bagukubite, genda byose Imana ireba ikinkwereye iba ari kikora. yego. byarakomeje ku munsi wa gatanu bibaye 5. nyaguhu ugenda bwese nuyampa buri gihe uzahora uyampa, ngomba kumuhunga nkagenda. nibwo bwa mbere nari nize kurara ahantu mu gasozi. naragiye, mukuru wanjye aranyumvira arakinga. umusaza wacu aza kudukomangira ati se wa mukobwa ntawe uri hano? avuga ati ntawe uhari. buraki bucye yagiye mu kazi, nibwo nasohotse njya ku muharuro mubitana na mwana mu kazi. yanyamwetse ko wagiye utatubwiye. ndavuga numvaga ntacyo kuvuga nari mfite, ariko ntabwo nagiye n'undi ndi hano hirya. uwo musaza wacu yakomeje gushaka kujya ashaka kuhankura, biba ngombwa ko tubigeza no mu buyobozi. ndavuga ntago kubana nawe bigishobotse. ngize Imana ubuyobozi burabyemera, buravuga ngo nta kibazo. naragiye, twabanye nk'ukwezi. tubona ibintu turi gucuruza n'inzu twishyura n'imirire, mbona ntago biri gushoboka. ubwo mu kwezi kwa 3 nibwo nafashe umwanzuro wo kuza gushakishiriza imibereho muri Kigali. yego. naraje ngeze ku Kamonyi ntibyakunda ko mpakomereza. nkomeza nzi Kigali, duhukira kwa mukuru wanjye. nawe mbona ubuzima ntago bworoshye. hose ko hari kwa mukuru wawe ho byari byagenze bite ku buryo ubona ko ubuzima butoroshye? ukuntu bwari butoroshye, narahageze gusa yabanje kunyakira nyine nk'umushyitsi ntibyabura, akajya ambwira ngo agiye mu kazi. gusa nanjye nza kugenda avuga nti nanjye nkeneye ko tuzajya tujyana mu kazi. kwirirwa hano nta mafaranga mfite, nta kintu ndi gukora, nta n'akazi kari hano mufasha, ndabona bitari gusa neza, haba kuri we cyangwa se ku mufasha wawe. ati nta kibazo tuzajya tujyana. bwa mbere yarampitishijemo arambwira ati ari ukujya mu bucuruzi ukajya ujya Nyabugogo kurangura. tukaba tujyana ahantu mu gishanga kurangura nabwo ibijyanye n'imboga, intoryi n'imiteja, cyangwa se ari kujya mu gishanga kujya kubumba amatafari. urakora iki?
bene mbere nabanje guhitamo kujya njya kurangura Nyabugogo. ubwo se Nyabugogo nahagiye n'amaguru. wari wararangije primaire Yego. wari warayisoje? Primaire nayisoje 2018 kandi ibyo bibaye 2021. Nageze Nyabugogo n'amaguru ku munsi wa mbere. Mbona ni urugendo rugoye cyane. Nambwa atoka Nyabugogo nimba hakubereye kure jya kujya hano biti Bumbogo. Naho muri iryo soko guterera cyane. Wavaga i Bumbogo ukajya Nyabugogo n'amaguru? Atuye hano Kinyinya. Yego. Hano ubwo nkabona guterera njye Bumbogo. Nanone nkara amafaranga mba nakoreye nkabona nanone ndi mu bihombo. Tangiye kumbwira ati fata iforomo tujye kumba amatafari ndabona byose bikunaniye. Narabikoze. Ariko ntangira kurwara cyane ke nta na mituweli nari mfite. Tangiye kurwara navuga ko ari nk'umusongo ko nagiraga imbeho iteye ubwoba kubera kugenda ijoro. Yego. Ntangira kurwara mu malaria. Numva mbuze icyo nkora. Gusa nawe ntiyaranyitayeho. Kuko nkuko kubaho gutyo ayo nakoreraga sayo na savingaga ku mufuka wanjye. Nabagarayo ndi bukemuze ibibazo by'urwo rugo. None se gute kuba ruje nyine bari bugukemurisha ibibazo gute? Bakusabaga ko ukemura ibibazo by'urugo rwabo se? Yego. Gute? Urabona ntabwo wabona. Nabo hari amafaranga bakwaye kagase? Ntabwo umuntu w'umugabo yagufata ngaze ngo akwaka amafaranga. Akora ashobora kujya nko kuganira n'umufasha we bikaba ngombwa ko amubwira ibitari kugenda neza. Kuri akazi akabikubwira. Urumva ni umugabo buri munsi atashye agahaha afite umukobwa utirirwa mu rugo agira amatsiko kumenya aho umuntu yirirwa. Kandi kwihanganira umwana utari wawe biragora ndabizi. Nta nubwo ibyo nigeze nanabyinuba. Ubwo navagayo naba nzi ngo mu rugo nta sukari ihari. Menya ngo mba gucyura iyo sukari. Ntabwo nakuze ndi wa muntu wita ngo se nambaye ntensa gute abambona barambona gute. Yangiye mutamuri kundeba gutya siko nahoze. Byarangoye nyine ndakomeza amatafari turayabumba. Amatafari ameze gute se? Aya matafari ahiye bubakisha. Bazita impunyu. Warayabumbaga se wari usanzwe ubizi? N'ubwa mbere nari ngiye kubikora. Yego. Ukayabumba? Yego. Gusa nyine narabyize ndagerageza ndabibaje. Nayabumbye mfite intego yuko ndazongera kujya kurangura n'amaguru. Ngomba gushaka igishoro gishyika nkajya ntega nkazana imari nyinshi. Narabigerageje igishoro cyo ndakibona. Ariko nkuko kukibona nabwo narakibonye. Natega wenda nakungukamo na 3 ku munsi. Nkahahisha 5, ikindi 5 nkagitegesha. Yego. Ugasanga nundi ni nkaho nagendeye ubuntu. Mitamo kureka njya mu kazi ko mu rugo. Ngiye mu kazi ko mu rugo kwakira ubuzima byari bitangiye kungora cyane. Naragiye banza gukora ahantu. Umumama waho nsanga ni umubyeyi mwiza cyane. Igihe ndetse nabo mu rugo rwe. Ariko ikintu cyabaye ikibazo bikangombwa ko dutandukana. Naje kujya ndwara akantu kihahamuka. Waje kujya urwara? Nkihahamuka. Uburyo nageraga nkumva ubuzima ndabwanze. Nkumva nta nubwo bugikomeje. Bitewe n'ibyo numvise cyangwa se ibyo nabwiwe amarangamutima ngiye kuyakontorora bikanga. Yego. Biba ngombwa ko dutandukana. None se ihahamuka ryaterwaga n'iki? Ryaturukaga kuki? Ngo? Icyo warwaye kimeze nk'ihahamuka wumvaga rituruka kuki? Kuri ibyo wari waranyuzemo? Cyaturukaga ku bihe nari naraciyemo.
yego. ibihe wari waraciyemo se n'ibyo byaguteraga ihahamuka biriya watubwiye by'uko umubyeyi yagiye utamuzi hanyuma mukuru wawe na musaza wawe bakakurera kuriya? Ntabwo ibyo ari byo byanteraga ihahamuka. ni ibiki byaguteraga ihahamuka Mary? Ikintu cyakundaga kuntera ihahamuka ni ukuba ntabasha kuganira na bene mama ngo bambwire neza, cyangwa se ngo mbe nababwira agahinda kanjye banyumve, ahubwo bansubiza amagambo anjengura umutima. Nareba ibintu bimbabaza rero bigatuma nkurura bya magambo nagiye numva kenshi cyane, bikaba ari byo bintu bimbabaza. Yego. Mary, byaguteraga ihahamuka se ku buryo abantu babibona muri kumwe ku buryo bibabangamira? Byagendaga bite? tubwire neza. Byarababangamiraga kuko byansabaga no kujya kwa muganga. No, byagusabaga kujya kwa muganga? Yego. Mary, ikibazo bwite cyatumaga ujya kwa muganga ni uko batakubwiraga neza mu rugo, cyangwa wenda hari ikindi gikomere nanone kirenze kuri ibyo watubwiye cyabiteye? Hari ikintu kidasanzwe cyari cyarakubayeho gituma umubiri wawe ugira icyo kibazo? Nta kirenze ku icyo ngicyo uretse amagambo yagiye anshengura kenshi cyane mu buzima. Buriya mu buzima umuntu akunda kubwira ijambo nk'umwana, ariko ijambo ry'umwana ararikorana. Ubu ngana uko nta jambo umuntu yapfa kumbwira ngo rinkomeretse, kuko ayo nabwiwe nkiri umwana, ntabwo ko nari nkiri umwana, yarambabaje na n'ubu ntabwo yari yanshiramo. N'umuntu ashobora kumbwira nabi, we ntambabaze ko ambwiye nabi, ahubwo agatuma nibuka iby'ahashize, nkababazwa n'ibyo nabwiwe ahashize, we nkanakwirengagiza, ariko nkakwikoma ko wambabaje. Yego. Mary, byaje kuba ngombwa ko mutandukana, ubuzima bwakomereje hehe? Ubuzima bwanjye n'undi nabukomereje muri bwa buzunguzayi naranze mbusubiramo. Nagiye gucururiza mu muhanda no bagira aho babica. Sinari mfite igishoro cyo gukodesha igisima mu isoko, sinfite yo gukodesha inzu ngo nkoreremo. Arakomeje ndazunguza, bakaza bakabijyana, nkongera nkashakisha, nkongera nkatangira, bagufata bakaguca amafaranga. Rimwe nza kuganiriza ababishinzwe, ati ntabwo twanze gukora, jya ukora wegereye amarembo y'isoko. Nagiye kuyakoreramo naho abamama bari begereye amarembo, dufite ibicuruzwa bimwe, barambwira ati ntabwo byakunda ko hakorera, genda mu muhanda nk'abandi. Ubwo nyine mbona nta kundi, baza nanjye bakabijyana, ukaba wava no kurangura bakabitwara utaranacuruzaho n'ijana. Natana yabwira mu rugo ntibabyumve, akambwira tugomba kuturiha ibase yacu, ugomba ko ubwo wagurisha yanze kutubwira, wagurishije ngo udaha cyangwa utishyura inzu. Birambabaza cyane. Icyo gihe narakomeje, nagiye ahantu mu rusengero, nakorega akazi ko mu rugo, mukuru wanjye ajya gusenga ahantu, baramuhanura ati muri barumuna bawe babiri bagiye kuba hano, harimo umwe ugiye guhita atwara inda byihutirwa. Hari mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka tuvuyemo. Yagiyeyo, aje amamagara kuri telefone, ambwira nabi cyane. Se kuri kumbwira nabi byagenze gute? Ngo uraje ugaragara ugiye kujya hanze, se habaye iki? Yanga kunsobanura, komeza kujya ambwira nabi cyane. Biba ngombwa ko ako kazi nako mama waho yaratandukanye n'umupapa. Arambwira ati ntago nge twakomezanya, nta bushobozi mfite bwo guhemba umukozi noneho. Ati butashye
nsubira kwa mukuru wanjye. usubira kwa wa wundi waguhamagara akakubwira nabi? nta handi nari mfite ho kujya, nasubiyeyo. nsubiyeyo mpasanga n'undi nanone mukuru wanjye. arangije arambwira ati jya gusenga kwa runaka. ndagenda. umuntu arambwira ati wa mwana we ufite irari ry'abagabo, ugiye gutwara inda. wari ugiye gusenga aho ni wowe wabikubwiye? Ego. ati ugiye gutwara inda, ngo urarikiye simati cyane, ngo ugiye kuza ngo muri kado y'umutuku cyangwa se mu gifuniko cy'umutuku, ariko nkabona imbere yawe cyohoha. cyohoha? hari umugezi nyine yambwiye. yego. wa mugezi witwa cyohoha niwe yakubwiraga? Yego. ati uko biri kose ni igisobanuro cyo kwiyahura. numva sinzi icyo gukora. icyo gihe n'ubu ndacyakicuza cyane. nabonaga umuntu wese w'umugabo cyangwa se w'umusore, nkumva sinshaka ko anambwira mwiriwe. numvaga nta yindi ntego afite ariyo ngiyo. naje kuganiriza umuntu ukunda gusenga cyane ku rusengero rwacu, ndamuganiriza cyane. cyane by'amateraniro yo kwa gatanu nimugoroba batangira saa 11. yarambwiye ngo mpagere saa 10 cyangwa saa 9:30. yego. narahageze mbere turaganira, ndayimubwira, gusa ntiyansenge icyo yangiriye inama gusa. arangije turi mu materaniro ku cyumweru, arambwira ati mwifuza gusengerwa muzimbere. yangezeho mfite ubwoba bwinshi cyane. arambwira ati humura, Imana igukuyeho urubwa rwo gutwara inda. Imana ishimwe. narakomeje ariko ntago nabyiyumvishaga ko ari byo, numvaga ari kumbeshya. ndakomeza, iminsi iricuma, kwa gatandatu kuragera, mbona umwaka urashize. ubwo byakubitana ko nubwo nakundaga gusenga cyane, najyaga gusenga mu rugo akambwira ngo ngiye mu buraya. kubera icyo bari bizi ko ngiye gutwara inda. mu kwezi kwa 8 nibwo namenye ko mukuru wanjye atwite. mukuru wawe? Yego. wa wundi ufite urugo? wa wundi ufite urugo yari iratandukanye n'umugabo. wundi bakurikirana. we ntago yari afite urugo? aya. nshuti yanjye, hari igihe uhura n'umuntu akakwera umubyeyi ariko kwihangana bikamunanira. uwo mukuru wanjye tugitandukana, musaza wanjye yasa amwirukana mw'iyo nzu. amaze kumwirukana yakirwa n'undi mupapa. avuga ati ngo iwanjye uhabe, ni umupapa ufite n'abana bakuru, ariko niwe wamuhemukiye, amutera inda aramwirukana. byaratugoye cyane kubyakira. n'ubu njya nicara nkicuza cyane, ariko nshaka nawe kuzahura nawe, uwo mukuru wanjye wahise utwara inda, nkamusaba imbabazi. amusaba imbabazi z'iki se? hari uruhare wabigizemo se? nta ruhare nabigizemo kugira ngo atware inda. rurahari? nta ruhare. ariko mbere agitwite njye ntabwo nari mbizi. naramukoreshaga cyane cyane, ariko bikabije. yego. yari wa muntu ukunda akazi, ariko njye simenya aho biva n'aho bijya. rimwe nibwo naje kumenya ko atwite. uwo wundi wari waratandukanye n'umugabo, nta kintu yabaga yitayeho mu rugo. icyo abonaga ni ukubona ataha akarya. kumubwira ngo siga amafaranga yo guhaha ntibyamurebaga. ariko njye nagombaga guhaha kuko nzi ko mfite mukuru wanjye utamerewe neza mu rugo. gushaka ibintu by'imbuto. N'isubwe ibyo byose wabikoraga ufite imyaka ingahe? Nabikoraga mfite imyaka 16. Narabikoze. Yagiye kubyara
ariko yari yaramishe papa w'umwana, ariko kikaba ari ikibazo cy'amatsiko nabaga mfite. Ndangije mu buzima bubi, mukuru wacu yajya ahantu bahembwa ku ishansi yakoragamo ikiyede ntazana amafaranga akatwihorera. Njye nabwo ntuzambwira iki, rimwe nararyamye nabwo nakuze ko narose ujya kubyara ari ku isabato. Yakundaga kwicara nkabona gutya kunda ye hari gutengurwa, si kuri gutitira izuba riri kuva. Ntabwo ati ntabwo ni gutengurwa n'akana kari gukinira mu nda. Bani mfite amatsiko kuzareba ako kana. Rangije yagiye kubyara, ntabwo ni habura ukwezi kumwe uzambwire njye mu kazi ko mu rugo, basi nshaka azakufana kwa muganga. Ntabwo yabashije gupimanya itariki neza. Nagiye mu kazi ari kuri 25 z'ukwa 11 ajya kubyara ku itariki ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Yabyaye urumva ntarabona amafaranga, byarira Kibagabaga nubwo atabazwe. Nta hantu nari mfite gukora amafaranga nayo ntarahembwa, hano nayo ntaranamara n'igice cy'ukwezi, sinari kubabwira ngo ni mumpe amafaranga, baranampaye na tike. Yagiyeyo abura ubwishyu, abura amafaranga yo kwishyura ngo asohoke kwa muganga. None se ko watubwiye ko wakoraga akazi ko kubumba no gucuruza, kari karahagaze? Nari narabiretse. Wari warabiretse? Yego. None se akazi ko kubumba ubundi wagakoze igihe kingana iki? Nagakoze amezi 8. Amezi 8? Yego. Ubumba? Yego. Amatafari? Yego. Ubwo se ku munsi wakoreraga nkangahe Marie? Ku munsi ndashoboraga kuzinduka nkabumba nk'amatafari, ntago abagoye nka 500, 450. No, wari ufite imyaka ingahe? 16. Ukabumba amatafari 500? Ntago abagoye, agafuramo kavanamo udutafari 2 icyarimwe, kandi mu minota 2 umaze kudukuramo. Mu minota 2? Iyo ufite urwondo nta babigoye. Ukabumba amatafari 500? Yego. Ubwo kishyurwa ngahe? Itafari twaribumbiraga 4. Amafaranga 4? 1, 2, 3, 4. Atari 5, atari 10, amafaranga 4? 10 nta warigwa, akabumbirwa 4 cyangwa kabumbirwa 4 cyangwa 5. Ubwo byansabaga kugenda ijoro kuko hari muri Covid, muri guma mu rugo, kwezi kwa 7. Yego. Ntago twabaga twemerewe kubumba ku manywa. Saa 3 babaga baje kudukora mu gishanga abanyerondo. Saa 3 za nijoro? Za mu gitondo. Kubera iki mwabumbaga nijoro se? Kugira ngo nyine baze ari cyo twakoze. Baze hari ikintu mwakoze? Yego. Ku manywa bwo ntimubumbe mukabumba ari uko ari nijoro? Uwabishakaga yabumbaga ku manywa nyine baza akiruka bagenda gasubiramo. Ariko njye narabumbaga bya saa 3 wenda bagenda nkabahungaho gato, hagacamo umwanya muto nkongera nkagaruka, nka saa 5 nkumva ibitotsi biragarutse. Saa 5 za kumanywa? Yego. Nasura mu rugo nkaryama, saa 11 n'ebyiri nkakora, nahaba hari nk'uwagiye Nyabugogo kurangura nkajya ku muhanda gucuruza. Saa 3, saa 4 z'ijoro nyine nkaza nkaryama, saa 8 nkaba nagiye cya saa 9. Ukatujya kubumba? Yego. Ukatubumba muri ayo masaha se 500 ukatwuzuza? Yes. Wakoreshaga igihe kingana iki? Ntago byabaga bigoranye. Iyo nabaga mfite urwondo, urumva bigusaba ufata urwondo ukaruvanamo hasi, ukarushyira hejuru ku mbuga. Yego. Njyewe nabaga narukuyeho narushyize hejuru ku mbuga, nta kintu cyangoraga cyane. Na 500 nari butubumbe. Ubwo bakakwishyura ngahe? 200. Ako nagwita uyacyura. Oya. Byagendaga biteze. Ufata igihe, uratubumba, twamara kuma, babyita gutenga.
ukadutenga neza ukadutenga twubaka nyine nk'akazi sinzi baragira mu mishanga babikoramo ngo urebe nigeze kubona ahantu babikora dutenga neza ubarirwa ari uko yageze ku ifuru ubwo se itanura nyine kuri abayatenga ku itanura wamaze kutwuzuza ku itanura iyo umuntu uyikorera yatangiye kuyikorera aba yayabaze batangiye kumana bakakubarira ubwo se twuzura kuri yatungana gute kuri ahantu zibingana kwa kundi kiba gihagaze shara ntago nabasha kuyabara kuko ntagarare yonyine aba ari inyuma numwe imbere harimo indi kiba cyubatse nk'inzu muri make y'ibiti none se ubwo umenya ngurishyurwa ngahe gute kandi utazi n'ibyo babumbye uko bingana ayawe ntago uyoberwa yo wishyurwa ubizi ayawe bajya kuyakuraho bayabaza yego hanyuma birumvikana ko ari ibintu bitoroshye kandi bikomeye hanyuma rero bayatwara bayabaza bakakwishyura amafaranga ubu se ubaye wabumbye uyu munsi ntabwo bahita bakwishyura nabwo se ushobora no kubumba 3 utarayabona bayajyana inshuro 3 utarayabona hanyuma iherezo ushobora nko kwerwa ukavuga nk'ibihumbi 10 cyase niyo mumenyanisha no kumwaka n'ibihumbi 50 akabigwamo avance ukabomba umwishyura hanyuma uza no kubivamo uhindukira ujya gucuruza dodo byo bigakunda mucyo gihe byarakundaga nyine nuko nundi urabizi nyine inshingano z'urugo zabaga zikindeba nabaga ndi busevinge ku myaka 15 16 ufite inshingano z'urugo urumva inshingano natangiye kuzifata mfite imyaka 6 byo numvaga ari ibintu namenyeye ntago byantunguye none se bakuru bawe bo ubuzima bikagenda biti bagakora iki kwari ukiri umwana wari wo kurego no myaka 6 nabo bakoraga akazi ko mu rugo i Kigali bamanuka nk'abana banzaniye nk'utwenda yego mama nyuma rero ubuzima bwaje gukomeza bute kugeza uyu munsi ukora iki shize umunsi ndacyakora akazi ko mu rugo na n'ubu yego nkakora nkavangitiranya n'ubworozi ndi n'umworozi w'inkoko kuko nashatse kujya mu bintu bijyanye n'ubuhanzi biramfana byo gupfanya bitese ku ikofi habaye hatoye ufite impano iyo kuririmba yego wigize gutekereza kwandika indirimbo narabitekereje ndanabikora Mari wanditse indirimbo yego indirimbo imeze gute ya indi ya gospel cyangwa za zindi za ya gospel turirimbireho gato twumve Mari uri gitangaza turirimbira wabarimbira se kuyo ntanditse kuyo utanditse cyamushaka iyo nanditse turirimbiye no kuyo utanditse twumve hariho abahamya urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu mva Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru amen hanyuma ndumufite ijwi ryo kuririmba ndashaka ariko kuza no kuturirimbira kuyo wehe wanditse niyo waturirimbira akantu gato cyane kuko uravuga ubushobozi bwabaye bukeya bwo kujya muri studio ariko bwabaye bukeya kuko ufite icyo gutwara muri studio
turirimbira icyo gutwara muri studio twumve. Manze nyitekereza ko zifite ari nyinshi nkunda kwicara nkayimba indirimbo ko nkunda kuririmba cyane. Ubugiye kubanza uyigeho. Manze njunjuremo iyo nkunda cyane. Ndakubwiza kuri. Hariyo nanditse gusa nari narayisakaje hanze genda nyigisha amakorari. Ndavuga ngo reka mbabwire inkuru nziza igimpumuriza, wowe uremerewe n'intimba n'imibabaro, dore mu mutima wawe uhora uvirirana, nyamara ubwawe nturamenya aho wakirira, humura haracyari ibyiringiro byo gukira, ntukihebe rwose nturarenza urukiriro, hari umunyamibabaro wamenyereye intimba, uwo ni wowe byiringiro byo gukira kwawe, naho bose bakureka Yesu ntiyakureka. Harimo agace nagiye ngenera abantu bababaye, nanjye nayanze mbabaye cyane. Iyi ni indirimbo wanditse? Harimo uduce nagiye nkura ahandi. Avuga ngo hanyuma iyi ndirimbo uyandika wari uri mu bihe bimeze bite? Ni bya bihe by'umubabaro kuko ndumva ko n'ubundi ni indirimbo waririmbanye. Njye numvaga ubuzima nabuhaze. Nibwo wayanditse? Yego. Vuga uti ubuzima nabuhaze. Hari igice nese mpimba numva ndaruhutse cyane. Kivuga ngo iki? Ngo wabaye nyamwigenda uri mu kazitiro, nimba ubajije ibyawe subiza ko nta kibazo, rimwe wari uri utekereza no kwiyahura, ukavuga uti gupfa bindutiye kubaho, ntukicire witeka ntabwo uri uwo kurekwa, mu mibabaro yawe Yesu ababarana nawe, kugira imvune mu mutima birashoboka, humura haracyari ibyiringiro byo gukira. Ariko mbwira neza, ibi bitero uri kubyandika wari uri hehe? Hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 2022. Nari mbabaye cyane ku buryo Dorcas yasohora indirimbo yitwa Nzakomora. Mu munsi ku itariki ya 18 nibwo iyo ndirimbo yasohotse Nzakomora. Nayize ari indirimbo itimfasha. Yego. Hanyuma bayisohoye nawe uhita uyumva? Ako kanya bakishyira kuri YouTube. Ndi mu bantu ba mbere bayirebye. Nibyo? Yego. Oh wow, amen. Hanyuma yaragufashije indirimbo yabo? Cyane. Nzakomora indirimbo zabo zose ziza zitabuze story yanjye zifiteho. Nibyo? Indirimbo 13 bafite. Zose hajya aga story kanje. Yego. Humva ari inkuru yawe bari kugarukaho cyane. Cyane. Abo muhuje inkuru cyangwa amateka banyuze mu buribwe nk'ubwo nawe wanyuzemo, bari iki wababwira Mireye? Nta kirendetse kubwira ngo ntukicireho iteka ntabwo urokorerwa. Mu mibabaro yawe Yesu ababarana nawe, kandi kugira imvune mu mutima birashoboka, ariko humura haracyari ibyiringiro byo gukira. Harimo akajambo ngo hariho umunyamibabaro wamenyereye intimba, uwo niwe byiringiro byo gukira kwawe. Warushatse kuvuga iki? Yesu wenyine ibyo ucamo mu binyuranamo ntubicamo wenyine, we intimba yarazimenyereye, ariko niwe byiringiro byo gukira kwacu. Yazimenye. Impamvu we kare yazimenyereye intimba, yabambwe ntacyo yakoze, yaratutswe, yarasuzuguwe, yambitswe ubusa ku mugaragaro, yikoreye umusaraba nta cyaha yakoze. Ibyo ni ibintu byinshi yagiye acamo byamubabaje. Mbona ari we munyamibabaro wanjye wamenyereye intimba, ariko akaba ari we byiringiro byo gukira kwanjye. Kuko mwizeye arapfasha tukabinyuranamo tukanisha.
ikintu cya mbere nababwira inshuti zanjye ni mukomere, gusenga byonyine, ntiwitabaze bano bita abapfumu, ntiwitabaze abakomeye bafite amafaranga, we kwiringira ngo uyu muntu afite imodoka azangeza aho nshaka kugera, umuntu afite icyo azangeza aho nshaka kugera, no, naho yakujyana mwasitara muri mu nzira, wewe izere Uwiteka mukurikire, niwe wenyine utajya ubasha kukuyobya, aza ari igisubizo cya buri kibazo, kandi umukurikire udashidikanya. Gusa umukunzi wacu icyo mbibukije arafuha cyane, n'umubangikanya n'ikindi ntazakwemerera, ndakubwiza ukuri, niwe wenyine abashaka umukunde wenyine. Yesu arafuha cyane 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 cyane, n'umubangikanya n'amafaranga oya, azakuzagenda ukurikira amafaranga umureke, ariko numukurikira azakuzanira buri kimwe cyose. Amafaranga ntazakuzanira amahoro, amafaranga ntazakuzanira ni nk'urukundo, ntazakuzanira ibyo ushaka, uzayabona uyagwize, ariko hari kimwe uzabubura, amahoro. Uzabura amahoro, kandi atangwa na Yesu. Urwo rubyaro ushaka rutangwa na Yesu. Kandi hanze aha njye nireba nkavuga nta kintu mbaye, nubwo nganira na benshi bakumva ndababaje, ariko njye nyurwa nuko ndi. Hari benshi bifuza kwambara izi nkweto nambaye, hari benshi bifuza kubaho nk'uko mbayeho, kuba ndya nkaryama, hari abatabifite. Yego. Kuba mbasha kwiyogoshesha nk'abandi bana, hari abatabifite. Kuba ndi kwiyikamera mbabwire, hari benshi babyifuza babuze uburyo byagenda. Yego. Nanjye nabiharaniye kenshi umunyamakuru uzareba iki kiganiro, ndagusabye ikiganiro ukakinyima, Imana ikubabarire hasi. Kanaho kubavuga ariko muri iyi si oya, hari igihe wibarenganya. Hari abanyamakuru mugora. Gute? Ngo nshaka ifoto kuri WhatsApp, kandi abantu bazakoresha WhatsApp. Mbere yuko mukora ikiganiro akabanza kugusaba ifoto se? Ngo banzunye ifoto kuri WhatsApp, bariyizere gaburiya baretse nzababwira. Ugiye kumuhasi huriya hehe n'ifoto yawe? Nimba mureba amasura y'abantu mukorana ibiganiro, ntabwo mbiswe. Byaranshanze ariko bariyize. Gusa nyine mujye mwumva ikintu cy'umuntu abasaba. Buri muntu wese aguhamagara ababaye. Yego. Hari indi mvuga ati nujya ubona umuntu agusabye ubufasha, jya umufasha uko ushoboye. Hanyuma arakubwira ati mpifoto. Mifoto unyoherereze voice note yawe kuri WhatsApp. Cyangwa nibyo nakunze twavugana kuri video. Kubera iki se? Kugira ngo uwo wabisabaga se none ni umunyamakuru ni iki? Yes. Ni umunyamakuru nkawe. Ngo nyohereza ifoto. Yes. Tuvugane call video. Yeah. Bimufashe ki ku nkuru agiye gutambutsa? Nibwo wari bubasha kuyimusobanurira se? Nurisi sura yashakaga kureba nonde niyo bari guhura. Gusa ntabwo byakunze, gusa nyine njye buri kintu cyose iyo kidakunze mba nzi ko hari impamvu kandi nziza. Yego. Narabyishimiye nyine ndatuza. Imana igiye kubihuza impuza n'abandi. Turamenyana. Batari bubikubaze. Njyewe twahuye bwa mbere we yanambere yagatangaza. Yabigenje ate? Twahuye tunabana. Mubana? Yes. Mubana mu nzu? Yeah. Oya. Nakoraga mu gipangu nawe agituyemo. Sha nyine nzakumenya ko ari umunyamakuru. Rimwe nari ndi mu nzambwa se mukoko mbona umva uri kuririmba neza, kandi ukunda go uri kuririmba bimeze bite? Ubwo nijye nkunda kuririmba, ati waze tuzakora ikiganiro. Umunyamakuru ati yego. Murakorana? Mba ndasubijwe nyine turakorana, nawe tuba turamenyanye. Ni wa wundi na waduhuje? Yes. Oh, amen. Amen. Yego. Ndishimye rero, nibyo mu isi harimo ibintu byinshi cyane. Mary, ndibwira ko hari byinshi uzi cyane ku buzima bitewe nuko nawe wakuze. Rero mu isi habamo ibintu bikomeye, habamo sinzi ko harimo ibyoroshye ariko ibyinshi birimo birakomeye. Harimo ababi n'abeza, harimo ibibi n'ibyiza, kandi ibyo byose nk'ikiremwa muntu twese tubinyuramo. Sibyo? Twese tubinyuramo,
duhura n'abantu beza tugahura n'abantu babi, ariko abo babi nabo si uko ari bo babi, ahubwo ni uko umwanzi yabarushije imbaraga. Umwanzi Satani yabarushije imbaraga abasha gufata igice kinini cy'ubuzima bwabo. Ariko icy'ingenzi ni uko Imana twese yaduhuje, kandi ari abo bakubwiye ibikugoye rwose nabo bababarire mu mutima wawe, ubababarire kandi nabo, kandi hari igihe nanone utabarenganya, baba ibyo bakora bitandukanye n'ibyo we ushaka kuvuga, wenda bakaba baguhuza n'abandi bantu bakora we ibyo ushaka kuvuga, byose bikabafasha kugira ngo bakore akazi kabo neza, sibyo? Yego. Imana iguhereze umugisha. Ndagushimiye Marie. Namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, turagushimiye nawe wabanye natwe kuva dutangiye ikiganiro kugera tukigejeje ku musozo. Ni ubuhamya bukomeye bwa Marie, ariko kandi tuzishima nitwumva Marie indirimbo ye yayikoze ikanyura muri studio igasohoka. Tuzishima nitwumva ubuntu bw'Imana bwarushijeho kumufasha no kumuba hafi muri byose. Marie, Imana ikomeze kuguha umugisha. Reka dusenge isengesho dusoza, ndibuze kugusaba ko ari weho dusengera dusoza. Murakoze cyane. Yego. Ariko niba hari ikintu wumva usigaranye ku mutima nko mu masegonda 30-40, ijambo ni ryawe Marie. Ijambo nyamukuru navuga, Imana mpamya nashidikanya, Imana irareba, irakora, irahemba, igahana. Mw'ibyo bintu bine muntu nkurikiranye uzashishoze neza, uzasanga ari byo. Ireba ibyo ukora, ikabona icyo ukwiriye. Yari ukuguhemba iraguhemba, yari ukuguhana iraguhana. Gusa ntabwo iguhana kubw'ubugome, iguhana kugira ngo ikwigishe, igukosore, gukebure. Burya ngo ukunda uramuhana, nayo iradukunda ibiguye kuduhana. Ubwo rero nta kindi nabasaba, twubashye Imana, dusenge. Uwiteka Imana yacu, twongeye gushima no kuguhimbaza ko waturinze tukaba tugeze muri aka kanya tugihumeka umwuka w'abazima, bishimirwe. Hari benshi batabashije kuhageza kubw'impamvu zinyuranye, twe kuba tuhagejeje siko tubarusha ubwiza, siko dukiranuka kubarenza, ahubwo ni urukundo n'ubuntu bwawe watugiriye. Amen. Komeza tube hafi Mwami, komeza ugendane natwe. Iki kiganiro cyagenze neza kubw'ubuntu bwawe. Reka buri umwe wese, buri ntambwe ye ashaka gutera, aza kwisunge Mwami. Ndahamya nashidikanya ko atazasubira inyuma. Turinde umwanzi Satani, turinde igikozi cy'isoni. Mwami, duciye bugufi mu mitima yacu, turabizi twakoze byinshi byangwa n'amaso yawe. Turatekereza tugacumura, twareba tugacumura, ariko ibiganza byawe byuzuyemo imbabazi. Reka biduhoreho Mwami. Komeza utugoteshe umwuka wawe mwiza. Reka buri umwe wese umusubirize kwifuza kwe. Reka umwanzi Satani ye kugira abo yigarurira, kuko nta kintu na kimwe yaba yaradukoye Mwami. Ariko amaraso yawe y'igiciro reka uyatwezeshe, duhinduke umweru usa na sheredi. Turi mu isi turacyacumura, turi mu isi turacyagira ibyo twifuza. Duhe guca ukubiri n'ibitunyeganyiriza kwizera. Reka ibyo ubona bidukwiriye Mwami. Abitwa ko dukomerewe, twikorerera imitwaro Mwami, turayikoreje.